Ni amakuru adashimishije hagati y'umunyamakuru Scovia na Sam. Ni amakuru ababaje, tutavuga ko ntago nyine ari amakuru y'incamugongo, ariko ni amakuru adashimishije ko hagati yabo hajemo agatotsi. Wakubaza uti se aba bantu ko bari bakoranye imyaka igera muri 4 byaba byagenze bite? Bamwe baravuga bakavuga ibyabo, ariko hari ibyo Sam, umunyamakuru Sam yivugiye ubwe, yitangarije ku kinyamakuru, dore ko uyu Sam yari amaranye imyaka igera muri 4 na Scovia ku kinyamakuru Mama Urwa Gasabo, nk'uko yabyitangarije ubwe. Akaba yaraje gukorana n'uyu munyamakuru Scovia avuye mu kwandika n'ubundi mu kinyamakuru yakoragaho yandika inkuru. Ubu bwo akaba yakoraga mu sesenguzi ku kinyamakuru cya Mama Urwa Gasabo TV. Rero aho Scovia Mutesi yamuyoboraga, ndetse yari manager cyangwa se CEO w'ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo. Rero uyu munsi akaba aribwo inkuru yamenyekanye yuko batandukanye, ndetse abantu benshi bakaba rwose byabababaje cyane. Akavuga ati aba bantu baryoshyaga itangazamakuru ryo kuri Mama Urwa Gasabo, twabakundaga, Sam twamukundaga cyane, ariko ugasanga rwose ntiwamenya buriya abantu bakorana uko byagenda kose baba bagomba gutandukana, kuko ntabwo baba bagomba kuzahorana iteka. Umukozi arakora, yamara kumenyera akabona akandi kazi, cyangwa se akaba yavuga ati reka ngende njye gukorera ahandi. Ndetse n'umukoresha ubwe ashobora gufata umwanzuro akavuga ati ndagenda, ndakwirukanye, genda, ni uburenganzira bwe. Rero mu magambo makeya, hari ibyo Theo yatangaje, hari ibyo Sam yatangaje kuri iki kibazo cye na Scovia, ubwo yahaga ikaze abantu bagiye kujya bakurikira ikinyamakuru cyo kuri YouTube yafunguye cyitwa Amarembo TV. Yababwiye ati amarembo arafunguye, mwese mbahaye ikaze ku kinyamakuru Amarembo. Rero abantu benshi babyakiriye neza kuri iki kinyamakuru cya Sam cyitwa Amarembo TV. Benshi bakaba bishimye cyane, bakavuga ati uvuye kwa Scovia, abandi bakababara. Nyine ntabwo abantu bose babifata kimwe, ariko kimwe cyo ni uko ikinyamakuru cya Mama Urwa Gasabo kirahombye rwose. Ntabwo twavuga ko ari ibyishimo, ahubwo gihombye umuntu w'ingirakamaro, umuntu wagifashaga, umuntu wakoraga. Gusa twavuga tuti bazongera babone uwundi munyamakuru. Iki nicyo cyaba aricyo gihe cyiza cyo kuvuga ngo reka mbe namuvinga ngende ndebe nuko ahandi biba bimeze cyane. Rwose mushyizemo ijambo ryiza ngo iki nicyo gihe, iki nicyo gihe koko, kuko umusanzu ubona akoreraga Scovia Mutesi yampaye kuva nava mu itangazamakuru ryandika, burase nabibabwiye nabaye mu itangazamakuru ryandika mbere, guhera 2015 yego kugeza 2020, sibo Covid yari igezemo hano, yari igezemo, ari nabwo bino bintu byatangiye, ariko abantu batangiye kugenda bafungura uburyo bwo kugira ngo baticwa n'irungu aho bari bahugiye mu ngo, dufungiranye kubera icyorezo. Natwe tubibona ko nta bundi buryo, uganira nawe mu gipangu, rimwe na rimwe uraba hari ukuntu abantu bibera mu gipangu usanga ntibaziranye cyane rwose. ugasanga umwe nyine ni utuntu twe, arafura agakweto ke cyangwa aragira gutera ipasi akabyuka yiciraho akajya mu kazi, kandi ntiwamurenga. Ibyo ni ibintu birahasanzemo cyangwa se agusanzemo utamurenganya. nko muri hano mu mujyi wa Kigali uburyo tunibereyeho rwose, umuntu niyo yaba aca ku rugo rwawe utamuzi, niyo yaba yinjira uruhande rwawe usanga mutazi. Cyane ko abanyarwanda bagenda bandura nk'imico itandukanye, ugasanga umuntu niba yarabaye hanze mu bihugu bagira buranga imico yo kwihugiraho, utuntu twaba ari utwabo, umuntu ukaba wakumva hiriyemo baratongana, ukaba utavuga uti yemwe murapfa iki, ukicecekera. niko bamwe batubwira, ariko ubwo abari hanze bazajya bagenda batubwira, iyo bumvise amadisipite hagati y'ingo mu baturanyi ajya bemva uruvinga, cyangwa bajya bavuga ati mu Rwanda ko twagiraga ijisho ry'umuturanyi, hanze bararigira, cyangwa hanze ni ukuvuga ngo ni
ijisho ry'indeberezi gusa. ijisho ry'indeberezi nanone cyangwa buriya ni kwimenyera ibyawe. Wenda bashobora kuba bimenyera ibyawe. N'ubu ngubu rero natwe abanyarwanda usanga rimwe na rimwe mu bantu barize ahantu hatandukanye cyangwa bari muri kominote zitandukanye, agakurayo yandi ugasanga nyine harimo bagiye babanduza iyo mico yo kumva abantu bafite ibirori hariya iruhande rwawe, ukibaza bagatanumira imiryango iregeranye, twishyura nyir'ibyondo umwe, abantu bakagira ibirori neza neza, ukabona rimwe na rimwe n'iz'umutekano zahaje zivuga ziti iyo nduru cyangwa hano ko twumvise ngo harimo ibindi, bakaba banamukubaza bakubaza bati ibyaha mbibona mba mu kazi nkaza nkirya nakodesheje hano ntabwo nakoze na gatanu. Urugendo uko bimeze kugeza ubu ku marembo TV, uwakibaza ati samamawe n'iki kuri mama wa Gasabo, ntabwo namurenganya, yaba yibajije neza kandi nanjye kumusubiza namusubiza, ariko namusubiza mu masiri. ushatse kuvuga namusubiza mu masiri. oya jewe yari nkanjye uri kwibaza icyo kintu ukambwira ngo uransubiza mu masere. nagusubiza ibibazo bigiye bijyanye n'igihe, bitewe n'uko hari icyo witeze muri ibyo bihese. oya nagusubiza ibisubizo kigiye kijyanye n'igihe, kuko uvuze gutyo mpita numva ko hari nakubwira ni wenda nanza nkakwibariza mu by'ukuri aho watangiye ukora niho kiri. ushobora gusanga hari udukurikira avuga ati nanjye si uhari, ntabwo ariho nkiri. impamvu ushaka kumbwira uti jyewe yari impamvu gutya, wenda covid yaraje bitanibuka, nanjye byabayeho ya covid yaraje ndi mu kigo cya leta bitanibuka nza kuwikorera. N'undi akavuga ati impamvu njye nabonaga wenda gukoresha tutavuga rumwe, wenda iyo mpamvu sinayivuga kuko cyangwa se umukoresha atanyishimiye, we hari uwabimbwira cyangwa se hari uwabisubiza. wenda ugeze kuri iyo mpamvu yawe ntabwo nayivuga kuko ntabwo nakorana n'umuntu tutavuga rumwe, ntabwo bishoboka. ntabwo waba wenda umuntu umara gukora akazi cyangwa akagira gute byakwica imikorere. wenda ni umuntu mu buryo busanzwe ntazabana zidakomanya amahembe. abantu bashobora kuba uvuga uti no usanga wagombaga kuba uri, si byo ko ugiye udashobora, byaba gake kugira ngo ubwire ngo ku isaha iyi naguhaye wagombaga kuba uri ntiwabikoze. byambaho gake kuko mu bintu mparanira ko ikintu na gahunda ntanya n'umuntu full stop ku kadomo yayimbwiyeho mba nyihagaze, ahubwo we nkaba nakubwirana ariko nahageze wowe urimo kubyica cyangwa se urimo gutinda nabigezemo mbabarira gatoya. icyo wenda cyo ntikirimo neza, ntabwo wabana n'umuntu nyine ngo mumarane imyaka igera kuri ngahe muri kocokoco, nta nubwo byatanga umusaruro ku rwego rw'aho abantu babibonaga cyangwa se babibona biri byo isize hariya. yibwira yuko sinzi nawe uko yabivuga, icyo sinzi uko yakinshinja cyangwa se nawe ntacyo namushinja. udashobora kumbwira ati impamvu wenda navuye hariya ikizi urumva we wamubwiye impamvu yendera ubona ari maze kuvuga ebyiri, harebe wumva bivuze kuvuga ngo utari mu mugongo w'umuntu. hari igihe burya twese urugero nkanjye simba iwacu, uri kubyumva, naravutse mvukirayo nkurirayo ngira ubwenge ngeraho nyine. uyu Samu rero abajijwe impamvu yaba yavuye ku kinyamakuru mama urwa Gasabo ntabwo yigeze abisobanura, nyine yashubije nk'umunyabwenge, nk'umufilozofe, nk'umuntu umaze igihe mu itangazamakuru. burya abantu bamaze igihe mu itangazamakuru baba bazi utuntu twinshi, baba bazi utuntu tw'uducenga, baba bazi uburyo bwinshi bwo gusubizamo abantu, nyine baba barabaye abafilozofe. rero ntabwo ugeze avuga impamvu nyamukuru yamukuye kuri mama urwa Gasabo, ariko nk'uko abantu benshi bagiye babivuga biragaragara ko ari ikibazo cy'amafaranga, cy'ubushobozi bwe cyamukuye kuri mama urwa Gasabo. bivuze ko nyine hari ibintu batumvikanyeho ariko bijyanye n'umushahara, kuko murabizi ibintu byose ku isoko byarahenze, ari inzu zikodeshwa, ari ibibanza,
ibintu byose mbese ku isoko byarahenze, nta kintu na kimwe kikigura uko cyaguraga mbere ya 2020. Kandi noneho mama Rwagasabo akareba ibintu byose bitakara kuri televiziyo, akavuga ati amafaranga yo guhemba uyu munyamakuru rwose ntayo mfite, ahitamo kumurekura aragenda. Abavugaga rero ngo yamwirukanye, ntabwo yamwirukanye, ahubwo mama Rwagasabo rwose ararengana, nibyo batumvikanyeho. Noneho uyu muhungu nk'uko yabivuze, Samu yari amaze gukura, kandi iyo umwana akuze afata icyemezo cyo kuva mu rugo, ntabwo aguma mu rugo iyo umwana akuze. Iyo umwana akuze ntabwo akomeza kurya ibyo yaryaga iwabo, ahubwo afata icyemezo akavuga ati reka nanjye ndebe uko najya kwitunga. Niyo magambo makeya yavuze Samu, kandi koko biragaragara ko ari ikibazo cyo kwitunga, akavuga ati reka noneho nanjye maze kugira experience mu itangazamakuru, reka nanjye nishingire channel yanjye, ikinyamakuru cyanjye, nanjye nzamuke gake gake nk'uko abantu bankurikiraga kuri mama Rwagasabo, nanjye bajye bankurikira ku marembo yanjye. Rero uyu munyamakuru Samu yishingiye YouTube channel yitwa Amarembo TV, rwose abantu benshi bakaba bamuhaye karibu cyane, bakamubwira ati nko muri comment bajya bamubwira ati courage bro, bamwe hari abamubwira ati turahari ku bwawe, abandi bakamubwira ati courage, abandi bati we support you brother, abajya bamubwira ati tuzagufasha, courage brother, courage papa, you are welcome, keep moving forward, komeza utere imbere, zamuka. Mbese wabonaga ko abantu benshi bamwishimiye cyane, ndetse ko bari baramubuze. Nawe rero mu magambo yatangiye avuga, yavuze ati abantu bari barashakaga nimero yanjye bakayibura, rwose ndi hano nyishyizeho, muzajya mumbona. Gusa nta bintu byo kunenga yavuze, kuko birazwi ko abantu benshi mama Rwagasabo cyangwa se Mutesi Scovi yakoresheje, yagiye abahemba neza cyane, bagiye bamutangira ubuhamya. Bivuze ko rero uyu wenda ashobora kuba yashatse ko bamwongeza, akaba yavuze ati oya ntago mfite ayo kukongeza, nta nubwo nabikwemera, ntazayaguha. Undi rero agahitamo kuvuga ati reka ngende nishingire channel yanjye, nanjye nifondere ubuzima bwanjye. Rero mu marenga menshi yagiye avugamo Samu yagiye akunda kuvuga ati iyo umwana akuze ajya kwibana, ati kandi nanone hari igihe umuntu atekereza ubuzima azabaho mu gihe kiri imbere, akavuga ati se nzabaho gutya, nzakomeza kubaho gutya. Ni ibintu byumvikana kamemu, ntago wakomeza utungwa n'abantu buri munsi, ese nzakomeza gutungwa n'aba, nzakomeza kubaho gutya, nzakomeza kumera gutya. Ahubwo wowe ubwawe ugatekereza utari kubu nzabaho gutya. Turabizi ko hari abantu benshi baba ku ma YouTube channel y'abandi, bakabaho gutyo gusa birwa bazerera ku ma YouTube channel y'abandi, adashobora gutekereza ati ariko ngewe washinga YouTube channel yanjye. Rero uyu Samu yagize igitekerezo cyiza, arundanya udufaranga twiwe, aravuga ati reka nanjye ngure kamera, reka nanjye ndebe uburyo natanga umusanzu wanjye kuri YouTube channel yanjye, abanshaka bajye bambona, numve uko ngenda, imyitwarire yanjye, ibitekerezo by'abantu. Hariho nk'umuntu wamubwiye ati rwose courage Samu, waritanze bishoboka pe, ariko abakoresha niko bamera, murabizi neza gukoreshwa n'abandi ntabwo ari ibintu byoroshye, biragorana kugira ngo ubone umusaruro ukoreshwa n'undi muntu. Kandi nanone buriya iw'abandi aba ari iw'abandi, ntabwo wazana amabwiriza mashya muri business y'abandi, nta nubwo wazana ibitekerezo bishyashya cyangwa se innovation cyangwa se creation muri business y'abandi, ahubwo biba bisaba gutegereza icyo nyiri business akora, akaba ari cyo wikiriza. Samu rero abantu benshi bakomeje bamuha ikaze, kandi nk'uko yakoraga neza kuri mama Rwagasabo, gusa ntitwabura kuvuga ko Scovia yaramufatiye runini, kuko nubwo abantu benshi bari kuvuga bati Samu
inshuro nyinshi Scovia yabacecekeshaga, yabavugiragamo, yabategekaga, ariko nanone Scovia ntabwo twakwirengagiza ko yari umunyamakuru ukorana nabo neza ndetse akaryoshya inkuru bari kumwe. Nabyo ntabwo twabyirengagiza, ntabwo twavuga ngo abantu bose bazava kwa Scovia ngo baze kwa Sam. Oya, Scovia yarihariye, ni umuntu ku giti cye, ari ukwe, ndetse n'uyu Sam nawe ari ukwe. Ntabwo rero wavuga ngo abantu bose ngo bazaza ngo kureba Theo, ngo abantu bose ngo bazaza ngo bave kuri mama w'u Gasabo. Oya. Twamwifuriza rero amahirwe masa mu byo akora, twavuga tuti Sam rwose amahirwe masa, kandi ukomeze kugubwa neza, kandi nanone ahantu burya wavuye ukahakurira buriya ntago uhavuga nabi, ntabwo ushobora kuvuga nabi ahantu wakuriye, ahantu wavuye, ahantu bakugaburiye, buriya urutoki rwagutamitse wa muntu we ntago ururuma. Tuti rero nta mpamvu yo gusebya Scovia, nta mpamvu yo kumuvuga nabi, ahubwo wowe wakwikorera ibintu byawe neza, ugashyira ibintu byawe ku murongo neza, bityo bikagufasha gutera imbere. Mukomeze kugubwa neza rero nshuti bakunzi ba Aidarike TV.